ni ukuvuga ngo bahohoteye umunyegare baramugonze arimo arigendera imodoka isubiye inyuma uyu mujama ku mashusho yacu nkuko biri kugaragara bari kubona imodoka iri guparika ku ruhande iyi ngiyi igonze umunyegare yaravuye kurangura inzoga yavuze ngo agira umunyegare umusazi ngo amugongeye ngo imodoka ngo aramugonga ngo nimba ngufite ikibazo ngo najye kubwira polisi z'ikibikemura umunyegare amuga ati kunyangije ibyanjye nari mfite undi aravuga ngo genda ngo uzane polisi ngo icyambere ngo ntago igare ryanjye ngo igare ryawe ryangitse ngo n'imodoka yanjye ntago yangitse ariko inzoga ziyo zamenetse biragaragara nawe uw'imodoka yasubiye inyuma kandagira uw'igare ahubwo ikintu kibabaje n'ukuntu avuze ngo agize amahirwe kuba atamugonze ngo ibiki n'ibiki bintu Yes, ibihe byiza wo bana nanjye umunsi ku munsi wakoze subscribe nagushimira cyane nawe utarikora n'umwanya kujya wikore nkuko bisanzwe ni ya mihanda yagiye ngomba kugenda bashakira amakuru agiye atandukanye ko mubireba nandi kuva mu kazi mbona impanuka aha ngaha yahabereye muri kureba kuri screen zacu cyangwa ku mashusho yacu uko muri kubireba n'abantu bari guserera umuntu bagonze cameraman abereke ukuntu bigenze ni igare n'imodoka bigonganye nsanga bari muri rwaserera ariko ndavuga ati ntago nabacaho ntamenye ukuntu ibintu bihagaze reka kwabamaze ubundi dukomeze akazi kacu kuko bisanzwe iyo video muri kureba kuri screen zacu Matovu arakugezaho byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kugenda neza Banyarwandakazi n'ukuri ndabashimira. Ivuriro Matovu Limited igisubizo ku buzima bwacu. Ufite indwara zakuzonze, ufite ibibazo mu buzima bitandukanye, byose ni muganga Matovu. Banyarwanda bibwota amasimbi nimuze kwa Matovu. Nitwa Damon Selemani, abandi umukinnyi wa filime nyarwanda ukunzwe n'abaturage. Mu by'ukuri nagize ikibazo cy'uburwayi bw'umwijima ndetse njye n'ikibazo cy'uburwayi bwo kudatera akabariro neza. Nagiye mavura atandukanye ariko ntibyagenda neza. Aho nagannye Dr Matovu umuganga gakondo yaramvuye. Narakize, umwijima warakize, akabariro ndagatera neza bikagenda neza. Murakoze, nitwa Mukamazima Kazahara. Nkaba naragize ikibazo cyo kutabyara, nkaba naragiye kwa muganga Matovu. Nkaba mushimira cyane yuko ubu ngubu nabyaye abana babiri. Byari byaranze ntaho nari naragiye hano se naragiye byaranze hakunda mushimira cyane yarakoze nyuma yaho nza kugira ikibazo cy'umugongo yize ikibazo cy'umugongo na hamwe umuti nabwo narakize ndamushimira cyane nakoze bitwesha munda narahuye n'abagizi ba nabi barandoga mwikwirwa mbuyera ndafite ahantu hamwe mfatwa ariko aho naganiye muganga Matovu yaramvuye ubu ngubu ndatuje ndi umwarimu mfite akazi ndigisha murakoze. Nitwaga Joannette mbere na mbere ndashimira muganga Matovu ndari mfite ikibazo cyo kugira imihango idakama nkahura n'icyo kibazo gusa nyine aho naganiye ivuriro rye yaramfashije bimeze neza nta kibazo n'abandi bafite icyo kibazo bamugana akabafasha pe ubumeze neza imihango nyigiramo ku gihe nta kibazo mfite. Murakoze. Abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mwese igisubizo nta handi ni mugane muganga Matovu ubundi ubuzima bwanyu bukomeze bugende neza. Erega burya ubuzima ni isoko y'amahoro. Indwara zose waba urwaye wageze kwa muganga Matovu turakuvura ugakira, yaba arabo mu Rwanda ndetse n'abo mu mahanga. Muganga Matovu Sogambede. Karigire bano baturage mbabaze ukuntu bimeze gahunda yanjye muri izi ni bucece mu gace kandi muzi ko ntima nkokora niyo gahunda yanjye reka baze bano bantu ukuntu bihagaze nanjye nyabagezeho bimeze bitumusa irukanga bimeze bitohaga ngo muri kurukanga ariko muri rukanga bimeze bit irukanga patro bimeze bit okay harahiye bro jado we gusanza aha ngaha mbwira uratinya itangazamakuru undi kurunga ukuvuga ngo bahohoteye umunyegare
baramugonze arimo arigendera. Imodoka isubiye inyuma uyu mujama ku mashusho yacu nkuko biri kugaragara bari kubona imodoka iri guparika ku ruhande. Iyi ngiyi igonze umunyegare yaravuye kurangura inzoga zose ziramenetse. Inzoga zose ziramenetse. Umujama abonye perime vuba niyo mpamvu. Yego. Abonye perime. Oya ariko ntago twavuga gutyo wenda ni impanuka ziba zibaye. N'abaturage babibonye. Uwo bagonze ari heza. Uwo bagonze. Motari kari bayize motari bimeze bite? Impanuka uyibonye ute wowe? Nyina nabonye. Ntabwo wabibonye? Sanze uparitse aha ngaha ariko nubwo uri kwakoma amakuru. Ubibonye ute nyine wowe mbwira uko kusanze bimwe? Ntabwo mbizi. Ntabwo ubizi. Unyimye amakuru. Bakerekana bayize abandi bitewe wangu. Amakuru meza. Fresh. Impanuka ibereye aha ngaha ubibonye gute? Impanuka aha ngaha umushoferi yaje kumanuka akatagurutsa. Hano umunyegare yari kumanuka nyine ajya ngurutsa yari afite inzoga. Ubonye ni mu makosa ari ndetse? Ni mu modoka nayo yari mu makosa. Yasubiye inyuma itagonga nyine umuntu uza. Ubwo bivuze ngo icitse intege ihita isubira inyuma iramugonga. Yari gutambuka. Umunyegare nyine. Hano umushoferi wasubira inyuma ngurutsa atamubonye. Ahita agonga igare rye inzoga zose zirimo zamenetse. Ziba ziramenetse. We nkuko bibonye umushoferi abifashe gute? Genje nsanze ari uko bimeze. Umushoferi ubonye abifashe. Umushoferi yavuze ngo agira umunyegare umusazi ngo amugongeye ngo imodoka ngo aramugonga ngo nimba ngufite ikibazo ngo najye kubwira polisi ziki bikemura. Noneho hari abantu bayibonye bamwe ngo ati umunyegare ufite ikibazo umushoferi n'ubu mu makosa. Nimba umuntu umunyegare ntabwo aba afite amakosa. Na modoka nta munyegare ugira amakosa. Iryo ni itegeko n'ubundi ry'abantu babishinzwe. Polisi ndabona hariya hirya ihari. Reka wenda dukomeze dukurikirane turebe ukuntu ibintu bihagaze ariko nkamwe mwabibonye sibyo mwari muri mwigendera. Nje nayo magaze. Reka maze n'uyu mupatro bimeze bite? Banyita Ntambara Celestin murakoze cyane ku mijambo. Nari ndimo ndava mu kazi nkorera hara mu Kiyovu. Yego. Ura munyegare twari turi kumwe brigade ryanjye nanjye ngiririya hariya. Arangije uyu nguyu imodoka yari arimo arakatamo hano w'igare nawe ageze hariya. Arangije uyu nguyu w'igare arahagarara amutegereza ngo kugira ngo abanze yambuke. Uyu nguyu imodoka ahita asubira inyuma gutya ahita amukandagirira igare. Abaramugonze arangije umunyegare aramubwira ati kunyangije ibyanjye nari mfite undi aravuga ngo genda ngo uzane polisi ngo icyambere ngo ntago igare ryanjye ngo igare ryawe ryangitse ngo n'imodoka yanjye ntago yangitse. Ariko inzoga ziyo zamenetse biragaragara nawe urabibona. Ariko se mu by'ukuri wenda mu muhanda kugendamo twese tugendamo n'ubundi mu buryo bugiye bitandukanye kandi umuntu ntabwo aba azi ko ari buhure n'iyo mpanuka nkuko biba byagenze. Wowe uko wabibonye urabona uri mu makosa arindi uri umuntu mukuru? Ngende umuntu mukuru bose nta numwe nzi. Ufite amakosa n'uw'imodoka kuko yasubiye inyuma aramukandagira. Uw'imodoka yasubiye inyuma akandagira uw'igare. Ahubwo ikintu kibabaje n'ukuntu avuze ngo agize amahirwe kuba atamugonze ngo ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo nyine kandi uw'igare nyine niwe urenganye kuko urabona ko urangura. Reka maze n'uyu mumotari bimeze bite? Sawa cyane. Ni fresh. Urakoze musa. Namahoro. Muri umuhanda wacu turabizi tuba tugenda na n'ibintu bigiye bitandukanye haje ugira amahirwe ukataha amahoro cyangwa ukagenda ugahura n'izo mpanuka. Wowe iyi mpanuka uyibonye ute? Tuve mu muhanda w'ugake. Yewe icyo navugaho cy'impanuka nuko nsanze byabaye ariko mu bigaragara uko byagenze uko mbisanze uko mbona niba umushoferi w'imodoka yasubiraga inyuma agasanga umunyegare mu muhanda yashoboraga kumanza kwitonda neza akareba inyuma akareba ko ntabyo yakwangiriza inyuma. Imodoka yakwishyura byeri ibintu bikava mu nzira bikagenda neza. Uw'imodoka ariko afite amahane wenda kameramani ntungira kamera hariya ndabona bari bakizaho amakesi. Reka nyarukire hariya ndebe ukuntu bimeze naho. Urakoze mota bakunzi basasaba gahunda yanjye ni yindi nibushece mu gace nkuko bisanzwe umva kugenda nyashaka gatano ku kandi yabagezaho kuntu babe bandese Evida nanga Evida rigura harimo n'inzoga
Okay, nkuko muri kubireba bari kumvikana ariko byanga bikunda biraza gukunda, reka nkomeze mbikurikirane turebe ukuntu bimeze. Uwo bagongeye igare rero nawe ndashaka kuza kumuvugisha nkumva ukuntu bihagaze kabisa. Uko muri kubireba murabona na polisi yahageze ukuntu bihagaze, je kubikemura ubundi ibintu bibashe kugenda neza. Reka nkomeze nkurikirane ukuntu bimeze. Ni gahunda yanjye ni yindi ni bucece mu gace kwamba kuzajya ngenda mbagezaho amakuru agiye atandukanye. Polisi yahise itabara nkuko bisanzwe, murabizi gahunda yayo no kuducingira umutekano, ibintu bikabasha kugenda neza cyane. Mbikurikirane nako ndebe uko bimeze. Aho gukomeza ibintu na perimi igiye mu mufuka. Mota simeze bite wangu? Fresh. Cyende kubaza ukuntu hano byagenze. Yaca mu bantu polisi nayo imaze kuhagera. Wowe ubona umuntu ufite amakosa ari Umuntu ufite amakosa no w'imodoka. Muri imihanda yacu tugendamo yenda n'uw'imodoka umushoferi byanga bikunda bari kumvikana mbere kugira ngo polisi yagere. Bari kumvikana. Ubwo ni iki bivuga nko kurura umushoferi? Nk'ukuntu icyo mbivugaho ubwo giye bibaye ndi kubireba nari ndi kugenda gutya ntwaye umugenzi. Ukuntu bigenze imodoka itera ivansi. Umunyegari we yanyuragaho agenda. Itera ivansi we ntabwo yari yamubonye. Ubwo niko amukubise ikibuno cy'imodoka umunyegari aragwa. Habayeho uburangare bwa shoferi nibwo bwabayeho. Ariko nanone urabona habayeho uburangare ariko n'amakosa bari kumvikana mbere. Urakoze cyane mota, reka nanjye nkomeze nkuri cyane ukuntu bihagaze. Ure ndebe kuva polisi hageze biba ari fresh, reka dukurikirane ukuntu bimeze. Gahunda yanjye murayizi, ndi bucece mu gace nkuko bisanzwe n'ikiroso. Ciao, ndabemera cyane.